umugore wa mwiza nshuti urimo kureba ibiganiro bya BJ TV uno munsi tugarutse mu kiganiro Showbiz Live akaye kiganiro kugezaho amakuru y'ibyamamare bitandukanye ariko by'umwihariko tukibanda mu buzima busanzwe ukuntu abantu babayeho ese ni bandi bagarukaho cyane bavugwa cyane mu wumva mu matwi kenshi ni bandi no munsi rero twahindiyemo gato cyane kugira ngo tuganire turebe mu buzima bwacu bwa buri munsi twisuzume tureke tukwiye gukora udakora ibyiza bireke ukora ibyiza kiremo imbaraga kugira ngo bizamufashe gutera imbere nacyo leta yacu dukangurira kugira ngo ukora ibyiza agikore neza ndetse yanasaba imbaraga leta imufashe tumwe n'umugabo rero hanga wenda benshi ntago mumuzi nawe ndakeka ntago abantu benshi bakuzi ariko baraza kukumenya ntimuza kwita ku gitare dufite ahanga mu kiganiro cyacu kuko iyi ngiyi ni nk'ikirango cy'ikiganiro ariko uyu muntu turimo ntago ari umucuranzi ntago ari umuririmbyi ariko aza kutubwira umwuga we tugwaye ikaze muri studio za BJ TV. Murakoze cyane. Bazanye twibwira amazina yawe. Amazina ni Thomas. Thomas. Bamurekura agende. Yego. Thomas niyo mazina yawe. Yego. Bamurekura agende Thomas. Bamurekura agende Thomas rero ushaka wose ati ni muntu ki? Bamurekura agende ni muntu ki mu magambo make cyane. Bamurekura agende no mugabo kugeza ubu ngubu no mugabo urambye muri business turi buze kugarukaho gusa narayiretse ariko nyine mfitemo experience y'imyaka igera kuri 11 yego hanyuma ufite urugo rubatse mfite urugo ndubatse akazi nakoraga niko katumye mbona iyo fondation y'ubuzima nubwo nabwo nagiye kugakora kubera amabura kindi kwa kundi nyine ubona nta wundi murimo wakora ariko kugeza ubu ngubu ndashima Imana ko ntago ari akazi nkibonamo cyane rero aravuze turaza kubijyamo tubyinjiremo neza mu buryo bwimbitse nibyo koko araza kutubwira ibyo ari byo ariko impamvu twamuzanye wenda ariko wanatubwira kugira ngo tubone uko tugenda abantu bumva neza mu by'ukuri umuntu dufite akora iki kwanza yakoraga iki no munsi akora iki kugira tuze kubasha kugenda tubigereranya byombi uyu munsi wa none nihangiye umurimo uyu munsi wa none ntago nkiri Thomas wa kera sibyo ubu ngubu mfite intuza nashyizeho byo kujya nkora imbabura zino bacaginga so nukuvuga ngo ni business naguye ndakora ubu ngubu n'intunza ariko mbereho hari undi mushinga narinjiyemo nkora business yo kujyanye no kujya witiza ibintu bitari ibyabo byo bakunda abanyarwanda kubivuga neza nko kwiba kujura nyine kuba umujura nahoze ndo umujura n'igisambo ruharuka yahoze ari umujura akora umwuga mu bintu twabyita umwuga twabita ingeso yo kwiba akaba yaje kubireka ajya mu yundi murongo arakora yiteza n'imbere akaba ashaka kujya tuganiriza nawe urimo kureba televiziyo nangaho umenye ngo hari ibintu wakora biba ariko wenda nta mahitamo ufite ariyo mpamvu urimo kubikora ariko nanone bikakuganisha ahantu habi gusa biba byiza iyo uhindukiye hakiri kare ukava mu nzira mbi ukajya mu nzira nziza nabyo rero Thomas aribuze kutuganiriza hanyuma umwuga w'ubujura ni umwuga winjiyemo gute ukorwa gute niyo ibintu tutawuziho abantu bawumenyeho kugeza no munsi umwuga w'ubujura nabyita ko ntago bisaba kunyanayimba kuzanamo ibintu bya buceremba biraho ngaho bya fake by'ubunebwe kuko ni ibintu urumva urara amajoro menshi buriya kugira ngo ube umujura professionnel bisaba kuba uzi map uzi ikarita yayo karitse nyine yo karitse uri igishushanyo mbonera ukavuga ati ndano guterera televiziyo ndaca munsi ya rigore neguka neza ku wundi musozi ndasimbuka igipangu ndaterurana nuza ngenda radio n'amatelefone byaho comoka ngenda noneho njya ku isoko mbishyira ku isoko ukaba bizingo televiziyo mbe wapanze mbere yo kujya kuvuga ndahita nca polisi birahanda ca bose wabiza abashinzwe umutekano wabiza noneho bigasaba ngo ubunaze agaciro k'ibyo bintu ugiye kwiba kugira ngo ku isoko nayo bataguhenda kuko nka televiziyo urumva igura 300 byibuza iyo ayitagiraga ku kiranguzo ni nk'ibihumbi iry'inani ubundi yenda wagwagurishije neza bagwaga desa nabo ukabashigiramo iryo jana hanyuma nizembagamiza mu kwiba cyangwa twese tubajya kumbogamiza iyo ngese igenda ikurita ubundi kura wumva ushaka kubivamo cyagiye ushaka kubivamo nibwo ibiri gukura noneho
buri kintu cyo kwiba iyo utangiye kuvuga ngo ariko yenda ngo reka ngende ngo ejo nzabivamo aho ibiri gukura cyane kuko uwo munsi ugiye ubasha guhita wiba ikintu gihenze cyane ukavuga ati rero noneho ejo nibwo nzabivamo namaze kwiba kandi kantu gutyo rero ugasanga byarakoze ariko muri wowe iyo bagufashe bakaguhana ingeso uyicikaho muri make wiba kubera inzara nakanomba kaguhatira kugenda wibe ari ukuntu wumva ari nk'ingeso ugashiduka nyine ni nk'akantu kagukirigita kumva byabaye ariko none ugasanga hari n'ibisambo bitifitiyemo nyine bitifitiye icyizere ukabona nyine nta kigenda ukumva mu gitondo ngo akinjira mu gikorwa cy'ubujura iminsi 3 kuva yabivuyemo ngo bamukubise ngo ikibuno ngo ngananirwa kwicara ubundi umujura nyawe byibuze amezi 6 inkoni zose uba warazimenye nose udakubitiwe Kacyiru ngo byumva nukubitirwe Nyabugogo nukubitirwe mu mujyi icyo gihe nta bujura ubu baratangira ubundi izo nizo karitsiye zambi aho niho hakubitiwe urwo byumva none ukongeraho ntara Gikondo hafi ya station ya police hari abatagukubitiye ubutarinjira mu kazi neza nizembagamize kandi izo nkoni zose nkubwirange ni inkoni naciyemo ndazimenyera gahoro yekangeraho bakabimenyera none abafande ntangira kujya menyerana nabo kubera icyo kintu cyo gukubitwa yakanyafu bampana gake nizembagamize muhana zo mu bujura nkahuranaga nazo ko ntago ngikora akenshi imbogamizi umuntu ahura nazo yari mu kazi ko nyine ko kwiba nyine gucungana na polisi imenya ngiri yagaze hano kuko bari abantu bakora n'ibisaba ubwenge nabyo kugira ngo umuntu yibe abacunga bace muri humwe bisaba ubwenge bwinshi kandi nabo ubwenge baba bafite buba buri hejuru y'ubwabo sibyo bwo kugira ngo uzabacike ni hamana n'ubwiyahuzi kuko hari n'igihe usimbuka akagusa hari igihe usimbuka uzi mucitse hano ukumva ndaragusamye neza ati kaze neza mboga zizanye akagutereka anga yego nyine ukambara ipingu kuko amapingu yo nagizeho nkajya n'agakomo nyine n'agakomo nkabimenyera hari igihe nanasimbukaga haraho numva nimba ari muri 2004 nsimbuka Kacyiru neza ari igipango nasimbutse simbuka narambaye amaboko kuko ndi umeze nk'ugiye kugwa muri piscine simbuka neza nshyira mu ipingu barambika ndagenda nuko nanone ikindi imbogamizi kujya kwiba haguye imvura muranyerera neza ibintu ntago mubigeza ku isoko abaza ku isoko mega byabuze byabaye biki bigurishwa byabaye bikeya ariko sinashishikariza abantu kwikora muri systeme yanyu muri mu bujura muri systeme yanyu ni ibintu mwabaga muziranye wenda mwebwe muri nk'abajura twebwe ibintu twagatuze cyangwa amahame yabagengaga amahame yatugengaga no kuvuga ngo cyaraziraga kuvuga ngo urajya kwiba mu rugo rw'ahantu utarabanje kujya kwaka y'amazi yo kunywa nyine ukaka amazi yo kunywa ukakadirira ukakarikira ukareba ugasubirayo 2:00 za nijoro ukareba amatara igihe bayakiriza ukagenda umenya nyine ukaviva ubwo buzima bwawe hari imbwa ukamenya uburyo imoka kuko rimwe na rimwe hari igipanga ariko twagisha imbwa yahirya inyama kuko byadutwaye ibiro 30 by'inyama nyine numva twabanje ubundi ngamye turiyambwe aho ikone inyama none ubwo biba ngombwa ko nta nyama twitwaye ariko ratanjye numva ngo ko hari abajura ashobora kuza akabazi ngo kwa Jafet yaba yimbwa kandi kunda inyama kujya taza kumoka akayinagira iki inyama rembye n'icyo gihe iyo mbwa yaratugoye cyane kuko mwebera no kugira ngo itaza kuzimara ikaba yamoka twagiye none tugahita inyama turazikura tubanza tujya kwiba muri busheri twiba inyama zo guhereza iki yambwe aho mugiye kujya gute kwiba turayeba noneho busheri turayeza neza n'amagufwa ashami imbwa yazimari kabiramutse tukabati mwayigufa akabona ntabwo iri buri reka ikunda inyama kandi zirote gusa turavuga ati imbwa rero imbwa manza barayitoje kurya amarote gusa ubwo tuhita tugira ute duhamagara none twatse umusada none ko bari bagiye gukorera nuza hariya za Kabgayi urumva turi hano Kigali tukaka umusada Kabgayi kandi igipangu mwakinjije igipangu twakinjije ati mushaka mutuzanire ati mushaka hano mutuzanire inyama basi tugejejeho mu rukerera inyoni ziri kuririmba ubwo izo nyama turavuga ati rero nta kundi turazotsa nyine turazirya turavuga ati tuzasubirayo twize neza cyo gipangu tunetse neza dusanga noneho nicyo mwafana tuhita duhurwa kujyayo tuhita duhurwa neza none ubwo naryamye numva mwuka wera aranyoboye aragatari ko ibintu wagiye gukora bikanga nuko navuye muri uwo mwuga uzi ko byarashoboka yuko bwari burinde bucya bakabacakira mu kindiro ko cyane ariko Imana nshima nuko navuye muri uwo mwuga
mujya mugira se nk'inama buriya mwajyaga mugira inama mugapanga ibintu koko nanjye inama yabaga iriho bagaterana ugasanga hari na koperative koperative ugasanga barakusanya nyine hagira nk'umujura bakubise bakuye amenyo bagashaka uburyo dukontribuwa tukajya kumuvuza kugira ngo abagemura kugira ngo agaruke mu murimo vuba bwihuse hatagaruka icyuho niko kundi ubona muri football umukinnyi avunika bakajya kumuvuza kandi ugasanga harimo n'uwo bakoraga amenyo adafite umusimbura nk'umuntu wabaga uzi guca amapata icyo gihe byabaga bigoranye kugira ngo tubone undi muntu ni Thomas turi kumwe rero mu by'ukuri ibintu bitangaje urumva ubwo buzima hanyuma bazi yuko ari gahunda wenda iba hanze tugapanga ukuntu tugomba kubana muri sosiyete ariko mbe yuko nabo baba bafite ukuntu babanye birimo biransetsa cyane se ubwo ngubwo mwaba bafite nk'umuntu umwe muzi ati guca mu idirishya niwe muhanga urunuma nyine nk'uko ubona ikipe upanga ngo tubona umukaseri wenda ukomeye umwataka rero nk'uwo haga ikipe twari dufite ka cyabirimo ko sinimba ariko numva karaje kubigenderamo kaje kubigenderamo hari ukuntu kacishaga mu mutwe muri giriyaje mani ukubona kigubuturaga rimwe gusa kakubwira ngo murihe ngo mufate ibintu uko narangije gufungwa icyo gihe numva hari umunsi twakubise nk'icyumweru tutajya kwiba kubera tukubura umuntu nk'uwo kari mu bitaro mukajya mujya kumuvuza turamuvuza uko bishoboka nese kugemura mwagemuraga gute mwaratekaga cyangwa mwagupanga nyine mukamenya muze kujya kugemura urumva twe ntabwo twari tuzi guteka kameme ahubwo twari baga ya mahoteli meza azi guteka tukiba ibyo kurya tukabijyana nyine urumva byabaga bitworoheye cyane ubu nk'iyo muganga yabatumaga imiti yayimwandikiye imiti ni mu mafarumasi menshi kandi twabaga tunayazi menshi yoroshye nawe no kujya kwibayo imiti mbega nta kimwishyuraga reka twishyura se by'iki kandi amafaranga twabaga tuyafite transport gutega umumotari se ukamukuraho ukamukayitwara ntabwo byabaga bigoye ariko harimo n'uwo twari dufite we yaranafite na perime azi gutwara nyine tumwita nk'umudarayivu reka tugucime ibintu bitangaje wenda tuzongera tugutumire tuganire byimbitse ariko Thomas waje guhinduka ni nk'iki kintu cyatumye uhinduka wumvisha ko byagenze wa munsi mujya kwiba ahantu ni nk'iyo nama wagira urubyiruko dukurikiye none aha ngaha inama nagira urubyiruko ni ukwihangira imirimo bagashaka ikintu bakora cyabateza imbere bakikura mu buyobe mu bintu byo kumva ko kuvunikira utuntu nyine gufata ibintu utavunikiye ni biriya nta mumaro nta bikugeza sibyo urabirya aka kanya ejo ukabaho nabi ariko iyo bya bintu wabivunikiye ubuze imvune zawe tutaraza kuri kamera tutaratanya ikiganiro ugeze kumbwira ko ugeze kubaka inzu agiramo hagati abantu bakaza bakayisenya byari byagenze gute urumva barayisenye ariko kuntu waribye nk'abantu wenda ndetse no kuyubaka mu buryo butemewe mbega wa mwuka wo ushobora gukurikirana nyuma yuko hari ukuntu wakora mu nzira zawe nakora mu buryo bw'injurano nubaka nta byangombwa niko kuyisenya ariko icyo gihe umucanga wari wubakishije bw'icyo gihe oya ntago urumva nanifitemo akantu ko kujurana no kuhambura byose bifatanye rero bigasapotingana ariko ubu ndashima Imana ko byavuyeho abenshi nagiye mpemukira twagiye kwiyunga ndibuka hari n'umupasiteri n'ibyiwe ariko nsinyira mu itorero ry'ubungubu Imana ishimwe reka tugushimire rero Thomas twizereye ko uwo murongo wafasha uzawugumamo ndetse n'abandi bafite inzira zitari nziza barimo urubyiruko tukwiye gukoresha imbaraga zacu kandi dufite n'ubuyobozi budushyigikiye kugira ngo twiteze imbere wakoze cyane rero nawe wakoze kureba ikiganiro cyacu Showbiz Live cy'uyu munsi wabonye ko byaragashya ariko wowe urubyiruko udukurikiye umenye yuko ibintu utavunikiye nta no kumenya agaciro kabyo reka dukoreshe imbaraga zacu tukiri bato dutera imbere n'igihugu cyacu duteze imbere muri rusange reka nkushimire rero Showbiz Live kuri BGTV nakagaruka